bavandimwe bana b'Imana nidukundane muri Kristo. Bavandimwe ntimukagire ishyari. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa gatanu w'icyumweru cya kabiri cy'igisibo tariki 13 Werurwe 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 37 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4, uwa 12 kugeza ku wa 13 n'uwa 17 kugeza ku wa 28. Zaburi ni 105. Ivanjili yanditswe na Matayo umutwe wa 21 umurongo wa 34 kugeza ku wa 43 n'umurongo wa 45 kugeza kwa 46. Nyagasani Yezu nabane namwe. Magambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu abwira abatware b'abahereza bitambo n'abafarisayo ati, nimwumve undi mugani. Habayeho umuntu wari ufite umurima, awuhingamo imizabibu, awuzengurutsa uruzitiro, acukuramo urwengero, yubakamo n'umunara w'abararirizi, awatira abahinzi, maze yigira mu rugendo. Igihe cy'isarura cyegereje, atuma abagaragu be ku bahinzi kugira ngo bahabwe ibyatamurima. Ariko abahinzi bafata abagaragu be, umwe baramukubita, undi baramwica, undi bamutera amabuye. Nuko arongera yohereza abandi bagaragu baruta abambere ubwinshi, nabo babagenzereza batyo. Hanyuma batumaho umwana we, yibwira ati, umwana wanjye we ntacyo bazamutwara. Ariko abahinzi babonye umwana we barabwirana bati, dore uzamuzungura, nimuze tumwice maze tuzazungura ibye. Nuko baramufata bamwigiza hirya y'imizabibu, baramwica. Aho nyiri imizabibu azahindukirira, azagenzereza ate abo bahinzi? Baramusubiza bati, abo batindi azabicurwa abagome, maze imizabibu ye ayatire abandi bahinzi bazajya bamuha ibyatamurima uko isarura rigeze. Nuko Yezu arababwira ati, ntimwigeze musoma mu byanditswe ngo ibuye ryajugunywe n'abubatsi ryabaye insanganyarukuta? Icyo gikorwa cya Nyagasani cyatubereye igitangaza. Nicyo gituma mbabwira nti, ingoma y'Imana muzayinyagwa, maze ihabwe ihanga rizayibyaza imbuto. Abatware b'abahereza bitambo bumvise imigani ye, bamenya ko ari bo avuga. Nuko bashaka kumukubita, ariko batinya rubanda rwabonaga ko ari umuhanuzi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, aya masomo aradufasha kurwanya icyaha cy'ubugizi bwa nabi cyitwa ishyari. Bavandimwe, ishyari ni ribi. Tugiye kubona ingero z'abantu babiri bagiriwe ishyari, ni Yozefu na Yezu. Mu isomo rya mbere, Yozefu yagiriwe ishyari na bene wabo, bamugurisha n'Abanyamisiri bamuziza ko ari umutoni wa se. Ubugambanyi bwakorewe Yozefu bushushanya inabi yagiriwe Yezu n'Abayahudi bene wabo, bakamwica. Yezu nawe baramwishe bamuziza ko ari umwana w'Imana, bibwira ko ari we ugiye kuba umwami, akamuzungura wa se. Bityo bashaka kumwikiza kugira ngo bikwize ibintu bya shebuja Imana. Bavandimwe, ishyari ni ribi. Ukageza aho kwica umuvandimwe w'indahemuka ntacyo yagutwaye, ukica inzirakarengane, uri gushaka ibintu, umuntu ukamurutisha ibintu, ukamugambanira, ukamwicisha. Ishyari ni ribi bavandimwe. Umunsi umwe Kibihira yigeze kuroga Senkindi, amuziza ko yazanye umugore mwiza cyane w'umutima, umugore uteza urugo imbere kandi w'umunyamwete. Ubwo Kibihira aramuroga. Ubwo Senkindi afata imiti y'ibyatsi maze arakira. Kibihira abonye ko umushinga upfubye Senkindi atagipfuye, imwangamura no mu mutwe. Nuko Kibihira aroga inka ya Senkindi. Iyo nka yari ifite amezi, nuko nayo bayiha umuti irakira, ahubwo ihita inabyara neza, ibyara akanyana. Kibihira byumvise arabisha cyane ngo kuki amarozi atari gukora neza. Noneho n'umujinya mwinshi ahita ajya kugura aside ngo amene mu murima wa Senkindi ntazongere kweza imyaka. Ishyari ni ribi bavandimwe. Ba Kibihira baroga abantu, bakaroga amatungo, bagezaho no kuroga amashyamba, insina, ubutaka, inzira, imbwa, ibiti, ukaroga n'imyenda umuvandimwe yambaye. Mbega ishyari, mbega ubugome. Umuntu ugira ishyari wese nubwo yifuza gusabira byinshi, ariko ntashobora kubibona, ntashobora gukira. Ibyo aba yasaruje asakuma, amaze kwica abandi, nta kamaro bimugirira. Ni koko umugira nabi wese, umugome, umwicanyi, nta kindi asarura usibye umuvumo. Ishyari rirakenesha. Hari abantu bagira imvugo ngo ishyari ryiza. Bavandimwe, ishyari nta na rimwe riba ryiza kuko ririca. Ahubwo icyo gihe bavuga ishyaka. Muvandimwe,
aho kugira ishyari ujye ugira ishyaka, uharanire icyateza mugenzi wawe imbere, umukize icyamwica cyose, uharanire icyarokora ubuzima bw'undi. Mugenzi wawe nagira ibyago cyangwa igihombo, ntukavuge ngo awa, ngo yaba nawe yarabigendeyemo cyangwa umwana we akabigenderamo, ahubwo afatanya nawe mu kababaro, najya no mu byishimo mufatanye. Uhore wishimira intsinzi ya mugenzi wawe, wishimira imishinga ye kuri gutera imbere. Ngiyi intandaro y'umugisha wawe muvandimwe. Nucika ku ishyari uzagira umugisha, uzakira kuri roho no ku mubiri, kandi byaba bizabirimo umugisha. Burya muzitonde, abantu bagirirwa ishyari akenshi bagira umugisha, bavamo ingirakamaro. Nka Yozefu yabaye ingirakamaro kuri bene wabo no ku muryango wose w'Imana, kimwe na Yezu bishe ariko bigatuviramo umukiro twese abantu. Ujugunya umuntu mu nyanja akagutanga mu ijuru, umwanza gucira kobo, Imana igucira kanzu. Ishyari ni ribi bavandimwe, umuti w'ishyari ni urukundo rwa kivandimwe. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas, umurezi mu iseminari ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu.